Banyarwanda cyangwa se Rocky none Rocky reka mubazi niko umugeni wambaye ayo mantuza ayo marinette ameza arcyo yewe Rocky we ese kutubesha asundi rumutare pare yarari hehe pare yarari ko tutamubonye marene yarari hehe koko ni ba Kadafi na papa cyangwa habura umuntu kwambarira ko umusaza wanditse ingofero ese muzehe nta nubwo wamupostinga ni barago tumubone cyangwa se tubone na Junior papa bubuna cyangwa tubone ndimo tubashimira ko mudukurikira muri benshi mu mibereho yawe watashye ibirori byinshi ariko hari ibyo usobanukiwe neza ku buryo ubibona ukamenya ko ibyo birori ari byo koko hari n'ibyo ubura ukamenya ko ibyo birori nubwo byabaye ariko atari byo ukabona yuko byizewe cyangwa se bitizewe mu birori bitandukanye wagiye ugeramo hari cyemeza ko ibyo bintu ari ibirori byanyabyo cyangwa atari byanyabyo kugira ngo byumve neza reka tugane ku ngingo ikomeye cyane ibirori bikomeye mu buzima bikorwa n'abantu benshi kandi bakabikora bishimye bakarangwa n'ibyishimo no kwishimana n'abandi benshi ubukwe marriage harusi nicyo kintu cya mbere ku isi kitabirwa n'abantu benshi kandi kikaranga abantu benshi bakagaragara bishimye cyane bananezerewe abakoze ubukwe gusa ubu bukwe hari ingingo ziburanga bivuze ngo mbere yuko habaho ubukwe habanza kwemeranya umuryango ukemeza neza umukwe cyangwa umugeni haba ku ruhande rw'umukobwa akabaza umukwe no ku ruhande rw'umugeni bakabaza umukwe bakabazi neza ngo uyu ni umugeni uyu ni umukwe imiryango yombi kabiziranye nyuma yaho bakaza gufata umunsi wo kwicara bakabiganiraho hanyuma ubundi wa musore ubwo birumvikana neza ko igikorwa cyo gutera ivi cyangwa se kumusaba yuko babana abaragikoze mbere hanyuma nyuma yaho imiryango ikicara kiyemeza gusabana umugeni bagakora imihango yo gusabana ariko nabyo ngiyo ntabwo ishobora kuba abantu batabanje kunyura mu murenge mu mategeko yo mu Rwanda bamara kuva mu murenge bakabona kwerekeza mu mihango y'ubukwe bweruye bagasaba bagakwa ubundi ubukwe tukabubona umugeni akambara agatimba nk'ikimenyetso kigaragaza yuko habayeho reception bivuze ngo uramutse ubonye umugeni yambaye agatimba utabonye yambaye umukenyero bashobora kuba bagutuburiye uramutse ubonye umusore yambaye ikote utigeze umubona yakenyeye umushana cyangwa yambaye undi mwambaro ugaragaza ko yakoze ubukwe bwa mbere igice cya mbere cy'ubukwe bwa Kinyarwanda baba bakubeshye kugira ngo byemere neza nanone biragoye kubona imihango ikurikirana cyane nko gutera ivi bigakurikirana n'ubukwe bwimbitse bw'ibirori bisoza ntabwo biba byumvikana neza ahubwo habanza kunyura amafoto ya dote hakabona kuza reception hakabanza kunyura amafoto yo gutera ivi hakaza yo gusaba no gukwa tukabonamo ababyeyi tukabonamo abavandimwe inshuti za mugaragiye bivuze ngo mu bukwe amafoto meza buranga haba harimo pare harimo marene ndetse baburamo ntashobora kubura n'abafiye baba garçon d'honneur cyangwa fille d'honneur kugira ngo byumve neza ubukwe bwuzuye buba bugizwe n'abantu nibura barenze batatu ubwo ni barenze batatu nta kabuza ko abantu bashobora kuba 10 cyangwa 20 bitewe n'ubushobozi abo bantu bariho nanone mu bukwe nyabwo bwiza buboneye burangwa n'imihango yo gusezerana imbere y'Imana bivuze ngo umunyarwanda wese hava kagera yabo wari we wese akora ubukwe ariko akibuka gusezerana imbere y'Imana kugira ngo urwo rugo bagiye kubaka Imana izabane nabo ubukwe bwavugishije benshi mu Rwanda bugateza impagarara amafoto tubona buri munsi ateza impagarara tukibaza niba ari ubukwe bwa nyabwo cyangwa atari ubukwe Kimomo Rocky kirabiranya uzwiho kuvuga ngo nta kudohoka nta gikwe numwe mu bantu basipridinze bakwirakwije imvugo yitwa nta myaka 100 nta gikwe afatanyije n'abandi barimo papa cyangwa Kadafi n'abandi muri iyi minsi amafoto arimo gucicikana yagaragaza yuko ngo Rocky ashobora kuba yadohotse ese nibyo koko niba mu bukwe yabonyemo pare ukabonamo marene ubwo Rocky yadohotse niba mu bukwe yabonyemo ababyeyi bamugaragiye n'inshuti n'abavandimwe ubwo Rocky yadohotse niba mu bukwe yabonyemo abasezeranyije imbere y'Imana Rocky nta kabuza yadohotse kandi n'abonyemo gitifu abasezeranyije mu murenge runaka ubwo Rocky yadohotse kugira ngo byumve neza noneho n'ababonye bamwe mu bantu bakomeye bapostinze ko Rocky yagize ubukwe bwiza bamwifuriza urugo ruhire ubwo Rocky yadohotse cyane twese MWANAFUNZI aka MWANAFUNZI copy ndabashimiye Walla bakunze ba yawe TV umeze mute
mu ishusho nshyashya ndabivuga gute mwanafu uraho muraho neza kabisa umeze neza meze bon duheruka ukorana ikiganiro n'umuntu w'umu fashion wambaye neza none ndabona byaraje kuba umuco cyane byaje kuba umuco buriya kwambara neza ni akageso kanjye nahuye n'abatayeri beza reka da ubu ngubu rwose uba wumva wambaye neza cyane siko mba nahuye n'abantu bakambwira ko ngaragara neza ntabwo wagaragara neza utambaye neza ngiye tukimenyana wambaraga nk'abasore none ubu gutyo uri kwambara urema inzira zo kudohoka ntabwo nadohoka ntibishoboka umugambi ni wa wundi gahunda ni ya yindi kudohoka ntibirimo nakuvuze ntabwo nadohoka nakuvuze ariko n'ubundi ntabwo uri mushyashya ariko nk'intore kwa kundi kwawe yes tubashimira ko mudukurikira muri benshi mu buzima bwacu bwa buri munsi mu mibereho yacu ikitubeshaho ni icyo twariye cyangwa icyo twanyweye bivuze ngo tutabonye ibyo kurya n'ibyo kunywa tuba dufite ibyago byinshi byo gupfa kubera ko ari umusaruro uvamo kugira ngo tubeho neza dusabwa gufata ibyo kurya n'ibyo kunywa kandi tugasabwa gufata nibura 50% kuri buri kimwe bivuze ngo uriye gusa ushobora kurwara indwara ziterwa no kutanywa amazi uramutse unyweye amazi gusa nanone warwara indwara ziterwa no kutabona ibiryo bivuze ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko hari icyo kunywa ngo gishobora kuba ari cyiza kurusha ibindi gikungahaye kuri proteine kirimo minerale kirimo calcium na potassium icyo ngicyo niyo mubyeyi w'abana benshi batoya bahuye n'ibibazo by'igwingira icyo ngicyo nicyo gisubizo gikomeye ku bashesha kanguhe kibazahura bakagarura itoto amata arira benshi mu isi kandi atunze benshi mu isi kugira ngo ubyumve neza abatuye mu cyaro muhita mubyumva iyo uhagaze ku muhanda ukareba abantu bava gukamisha mu gitondo cya kare cyangwa ku mugoroba ureba abagemura amata uko bangana bivuze ngo gahunda ya gira inka munyarwanda yazahuye u Rwanda ku kintu kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage niba ubyibuka neza inka ziri iwanyu zifite umumaro ukomeye cyane utari kugurisha cyangwa kurya inyama gusa ahubwo zifite umumaro ukomeye cyane uva mu mukamo hariyo mata nitwa MWANAFUNZI aka mwanafunzi kopi Simayel meze bo cyane ariko amata ashobora kuba uri kwihata cyane amata maba ataratemba itoto kubera amata mu Rwanda turashima gahunda ya gira inka munyarwanda ariko se ubundi iwanyu muri aborozi cyangwa muri abatunzi ibyo ngibyo by'aborozi n'abatunzi abatazifite se abatagira n'imwe dukunda inka mwanafu furesheri zirisigwa cyangwa ziraribwa ariko komana ahubwo zitemba mu maraso utubwire ibanga kuko uburyo uri kugaragara imisatsi sinzi niba ari made na hehe niba barayiteyeho niba ari nakubwiye ngo ziba mu maraso kuko hari utunyangingo hari utunyangingo tuba turi mu maraso dutuma umuntu iyo ariye bimuyoboka cyangwa yanywa bikamuyoboka yakambara neza bikamusa yagira forosheri bikagenda neza cyangwa bikamujabuka rero nyine ariko ubundi forosheri zijyanwa no kwiyitaho nibyo bishobora gutuma ugaragara neza cyangwa nabi hari abantu bitaho bitandukanye hari bitaho wenda ku mubiri bigaragara hari bitaho ku myambaro hari bitaho mbese buri muntu wese yitaho mu buryo butandukanye iyo yitayeho rero icyo yakoze cyose kigaragara ko yitayeho afite forosheri yego mwanafunzi rero wakoze kugaruka imbere ya kamera za Yawe TV hano ni mu rugo cyane kandi umwana yari wabo Fata avuna uramenye abanyarwanda batazagira ngo ndashaje nkora mvuga ibinyarwanda oya bazumve ushaje mu mutwe cyangwa ku rurimi cyangwa mu kinyarwanda ariko itoto rigaragaza ko kiri muto ari nya ntabwo baza ubu wagutuma umuntu ufite umutwe ungana gutya avuga ngo afite itoto mwanafunzi rero umwana uri wabo avuna umuheha akongezwa undi wisanzure ndisanzura cyane rwose uri mu bantu tuziranye bakurikirana cyane entertainment
hano mu Rwanda cyane. ni iki gishya kirimo, ni iki cyo gukurikira kirimo? Entertainment cyangwa se showbiz yo mu Rwanda irimo ibintu bitogota. Imusaba hari saga abantu bagatongana bagatukana bakagira ibiki tukayibura. Harimo ukuri, urumva harimo ukuri kwinshi, harimo ibinyoma, ariko noneho nyine muri iyi minsi biba byabaye induru. Kote rero kagira inkuru kuko umuntu ukurikiye yawe TV barabibonye hirya no hino ku ma TV, ku maradiyo, fatoroje, fata kumavuta, fata kumavuta, nagaga na DJ Brian bahanganye ngo indirimbo ngo fata kumavuta ngo hari ibyo yakoze ngo yabarabafashije yarabazamuye. None hakaza mu itangazamakuru aragenda yigira kuri ba Rocky na ba Junior ati gihe n'igihe mbahereza ibyo bari buvuge bagiye muri interview. Ariko ikibazo uramunwa wa Brian aba ari ibintu bamutekereye. Ibaze rero kwifata tukavuga ngo Rocky asobanura filime turamuzi, Junior arasobanura turamuzi, Papa Bubuna ukavuga ngo bari abantu ngo ningewe ngo mbigira uburyo bari buvuge nibajya hehe muri interview. Urumva wowe urimo kubigira uburyo bari buvuge bajya muri interview, wowe bwari umunyamakuru nawe muri icyo gihe bari muri interview urimo gutegura ikiganiro, sibyo? None ukavuga ngo abo bantu ninjye bategurira. Ushingiye icyo nkunda kuvuga nyiramubande, aho nyiramubande ahantu iri ikurikira ijwi rirenga. Urumva noneho aho inkubihindiye ntibicu byerekeza, ukuvuga ngo ushaka kugira icyo akora gikomeye atera ibuye. Mbese niba ari nk'umuhinzi ushaka kugira ngo agaragaze ko yakoze akazi gakomeye mu murima, agenda akajya ku gishyitsi, akagenda akajya guhangana nacyo. Yakirimbura niyo atahinga ahantu hanini baravuga ati uriya muntu ni umuhanga, yahinze kuko kiriya gishyitsi yarimbuye. Rero nawe aba aragekera ba bantu nyine bakomeye, akaba ari bo agira gute ajyaho, ugasanga yashyizemo Rocky, yashyizemo Brian, yafashe Gaga. Abo bantu uzitegereza abantu yavuze bose ni abanyamunwa. Noneho birangira bya bintu yafataga ko bizoroha, yamanitse akati yicaye. birangira bya bintu bikomeye. Umuntu akaza niba Brian yaraje mu kiganiro akavuga ngo ntabwo asiramuye, akazana n'ibiziriti. Yesu agahamagara umuntu mu kiganiro akavuga ngo ntabwo rwose n'ukuri ngo yarwaye umutezi. Urumva urumva ibyari ugutwika byatangiye kuzamo beef. Kuko buriya mu buzima busanzwe ibyo wakora byose birinda amagambo aseserezi cyangwa imvugo nyandagazi. Rero yizanyeho ukayizana ku muntu, ukayizana ku muntu ari bubashe kukwihanganira, agushyira hanze. Ntitaye rero kuvuga ngo ni ukuri kwabayeho, fata kumavuta kuko ngo wenda ngo ntasiramuye cyangwa ngo yarwaye ngo umutezi. Abandi bakavuga yuko ngo atunzwe n'umugore we yamaze. Atunzwe n'umugore we yamaze, urugo rwe nibimureba. Wa mugani wa Gahunga rero navuze ngo abantu benshi barazerera mu bitekerezo. Urugo rwe niba rufite, yaba umugore ari we wahashye, yaba ari umwana wahashye, nibimureba. Kubera ko icyambere ni urugo rwabo. Ntabwo ari urwa DJ Brian, ntabwo ari urwa Gaga. Ibyo turabyemera. Ariko uko rwaba rumeze kose nanone afashe umwanya akajya gutekereza kuri izo weakness abantu barimo kumuvugaho, cyangwa kuri aho hantu haturuka amagambo nkayo akahakumiraho kugira ngo aze, byaba byiza kurusha. Ariko nanone nkagaruka ku kintu bita kwirata ibigwi. Ukiri aho ngaho tutitaye wenda ko aho bigeze ubu ngubu cyangwa kuri feedback yabonye mu byo yabibye, umusaruro yakuye mu byo yabibye, nkawe ukurikirana usoma ufite ubunararibonye cyangwa ubakurikiranira hafi, kutunyangingo twa muntu tugize umuntu, fata ku mavuta buriya afitiye intego. Niba ngo fata ku mavuta ibyo yakoze ntabwo ari uko yatwikiraga iyo fatoloji gusa, ahubwo agira ngo agaragaze ibitekerezo bye, abimurikira abantu uko atekereza. Ese abantu bavuga bano uko nibufashe Rocky ukavuga ngo ni ibintu ngo ni bisofia, yavuze ngo ni bisofia, ni ibintu by'ibidebire byaho ngaho, ni birobo.
ni ibintu bakomandinga, ni ibirobo nyine wamushyiraho telekomanda ukamukoresha. Bivuze ngo ushatse kugaragaza ko wowe uri hejuru ye nyine ufite ibitekerezo byawe bikomeye, ushikamye ku byo urimo kuvuga, ku buryo ushaka ko ibitekerezo byawe by'abantu bakunda kurusha ibyabari urimo kwita amarobo. Fata ku mavuta rero mu ntuza abantu benshi bagenda bakurikira iby'intuza by'ubumenyamuntu bavuga yuko umuntu nyine agira ibice bibiri. Urumva harimo igice cyiza n'igice kibi. Icyo umuntu akora mu mibanire yacu kuva no ku mwana na nyina kugera no ku mugore n'umugabo, mu mibanire yacu buri wese aba agomba kurangwa na karagiteri mbi n'inziza. Ahubwo igituma abantu bashobokana ni uguhangana no kurwanya igihe imbi yazamutse kurusha inziza, guhangana nabyo ukabitsinda. Iyo ubitsinzwe ubwo nyine wa muntu aba abaye mubi cyane. Ni ukuvuga ngo rero hariya ku ntuza y'ubumenyamuntu sayidi yafata ku mavuta yo kutagira icyo yitaho, yo kumva yuko agomba gushyira ibintu byose hanze, niba ari n'ibyo bakoranye na proje zakabaye ari ibanga akazishyira hanze. Ni ukuvuga ngo icyitwa ibanga yari yagishyize ku ruhande, avuga ati ngiye gusuka hasi umuceri, ubundi byose mbibabwire uko byakabaye kandi niko yabigenje. Ku nyuma y'uko asubijwe cyangwa abo yagiye avugaho bamusubiza muri interview, yari yagaruka muri interview nawe akongera akababwira? Ntabwo aragaruka. Wowe nkawe wumva wamugira inama yo kugaruka cyangwa yabyitwaramo ate? None atagaruka. Agaruke kuko ushoje intambara ntasubira inyuma. Ahagararamo Fata ku mavuta aza kuri yawe TV naze natwe azatwiga naze nagaruki nkuko twari twamubonye. Nagaruki aze yongera hangane mu kibuga, hangane na super manager. Umva abantu ba Gaga, DJ Brian, Rocky Junior. Urumva abo bantu, umunwa w'abo bantu ufati. Urumva mubwiye cya gishyitsi yateyeho. Fatology ngo niba ni album afite, iyo album ya Fatology rero kwitwikira gutyo ntabwo tubyanze. Bashobora ko ari kubavuga neza tukayireba, ariko sahizi hari abafana amaze kuruzinga kubera icyo kintu. Bivuze ngo rero abanyarwanda batandukanye ibintu bareke gushakira ubwinshi mu mavuta. Nibafate ibintu uko biri. Niba ari indirimbo wakoze uyamamaje mu buryo bwiza ntabwo abantu bazabura kuyireba. Niba ari nziza ikintu kiza kiravuga. Nese umu Meddy aza kubwira abanyarwanda twigeze tubona link za Meddy hano mu Rwanda. Yaguze views. Yaziguze nande? Ntabwo tubizi. Iriya ni fame. Mu buzima busanzwe na video nawe ukoze video kavuga uti ubukwe butangaje mu Rwanda ukayishyira hano kuri YouTube, abantu baza kureba ubukwe butangaje. Nyanswe indirimbo Meddy uzwi wakoranye indirimbo n'abantu bakomeye. Meddy uzwi muri Uganda, Meddy uzwi mu Burundi, Meddy uzwi mu Rwanda, Kenya baramuzi, Tanzania baramuzi. Kubona indirimbo y'ubukwe bwe icyo cyonyine kirahagije kuba yagira views miliyoni ahubwo no mu masaha make cyane. So rero abanyarwanda uburyo yazibonyemo ntabwo byanyuze mu buryo bw'umuriganya, ntawe yafosinze kuyireba, na n'uyu munsi iracyareba. Urakoze cyane. Uragize uti buri umwe wese mu bintu arimo kugira ngo atere imbere ashaka inzira iboneye abinyuzamo. Ugize neza ukomoza kuri Meddy kuri iriya ndirimbo yiwe, harahihuriye n'ubukwe bwe cyane. Ni na true story kuko ni ubukwe bwe uriya n'umugore turabizi. Kuri iyo mu gihe yasohotse bamwe bibaza buryo kiri kuzamuka ku ma views, ama comment n'ibindi na like, bari no kwisharinga cyane abantu. Ndahamya ko nta muntu utunze smartphone utarigeze ubona aga status kariho iyo ndirimbo. Hari umwe mu mazina wavuze yarahari haciye igihe avuze ngo nta gikwe. Meddy akoze iriya ndirimbo, uwo muntu uri bumuvuge wowe bazi cyane kandi urabakurikirana, aravuga ngo yavuze bo kudohoka. Navuze ngo nta kudohoka bacika intege. Meddy yarabashutse. Byo wabyakiriye ute, ubifata ute? Bon, iriya ni comment isanzwe kuko buriya buri muntu wese agomba kudefend ibintu bye, ntibagatangazwe. Ni kuvuga ngo nta gahano kwe gutangazwa no kuba Brian yazanye ibintu bye kugira ngo adefande ibyavuzwe na Fata ku mavuta, cyangwa watangazwe no kuba Fata ku mavuta yazanye ibye kugira ngo adefande ibyo ashaka kudefanda. Ahubwo agomba kureba ngo iki kintu agikoreye iki, ese twebwe tucyakire gute.
ni ukuvuga ngo rero Rocky nawe yararebye abona ubwo bukwe bubaye abona ibintu bukoze ni amarorerwa ariko atari mabi abona abantu barebye cyane ari benshi biramushobera avuga ati rero twebwe n'undi nahereye ryari mvuga ngo mbabwira ngo ntagikwe none dore Meddy aradohotse akoze igikwe rero nta kudohoka mushikame ku mugambi turahari dukomeze turwanye ikintu bita igikwe birumvikana ngira ngo ibyo byose byaje byiyongera kuri DJ Brian mu biganiro yagiye akora avuga ngo arashimira leta y'u Rwanda yavuze ngo nta gikwe ingamba za Covid bahagaritse ubukwe urumva mbese nyine imvugo ya nta gikwe ifite abantu bayifite mu biganza bayisunika cyane kandi bafite izina ritoroshye bagamije byabishyitsi bagamije kuyisunika bakayiteza imbere kandi noneho iyo mvuga impamvu itagomba gucika intege abantu babibone impamvu itagomba gucika intege nawe urimo mu bayishyigikiye impamvu itagomba gucika intege nta mafaranga hari mu rubyiruko icyo wakisha Mwanafunzi ibintu byaroroshye ubu koko urebye kondisiyo ubukwe bwakorwagamo n'uburyo ki kondisiyo ubu ngubu ubukwe buri gukorwamo abantu 15 mu bukwe ese ubundi ubona hari igikwe cy'abantu 15 n'ubukwe twatahaga ubwo se MC wabuteganyaga muri 2022 azabukora gute butaha n'abantu 15 adaheruka kujya mu birori hasigaye haboneka umuntu akabyiyoborera ubwo se wamutahira utunzwe no kuvuga amazina nkavuga ngo wenda azakuramo umugeni ashinga urugo cyangwa umuntu wakoraga akazi runaka niba yashakishaga abantu akaba bari mu rugo azakora amafaranga nk'umuntu aho niyo mpamvu uvuze ngo nta mafaranga ari he mu rubyiruko dufashe harimo n'abakunzi ba TV badasobanukirwa icyo kintu cya ntagikwe ese ntagikwe ni ntidushake cyangwa wenda tunashake tugende twibanire ko ntagikwe cyawe cyangwa nabyo tubireka iyo avuze ngo ntagikwe abasobanuye nyine biriya birori ntibyemewe kuko bitwara amafaranga menshi kandi ntayo dufite sibyo gufata rero miliyoni ukajya kwishora wowe ubwawe n'amafaranga urimo kwinjiza ku kwezi atageze no ku 100,000 ariko dushake urumva ntawe babujije gushaka ariko ntagikwe kuko hari na benshi ushobora gusanga no mu itsinda bafite abagore yes ariko nta gikwe twabonye icyo rero batsinze ni ukuvuga ngo ubukwe busaba amafaranga kandi ayo mafaranga ntayo bari nicyo kintu bashatse gusegura ariko none bakagaragaza ko impamvu bavuga ngo nta kudohoka nuko bavuga ngo nta kudohoka nuko amafaranga nose yabone Meddy yarabonetse ahita dohoka ese wenda mu bastari bazwi mu Rwanda ko Meddy yadohotse ese nta utaradohotse we ushobora kuba yarabikoze nta gikwe ariko umwana akamwibika barahari bafite abana bafite n'abagore tuzi ndavuga mu gihe cy'imino periode ya nta gikwe muri mino periode nta gikwe ntabo gusa nabonye hari amafoto arimo gucicikana mbe nkoranyambaga Rocky ngo yadohotse kagira inkuru Rocky ngo yadohotse rwose ifoto ku mastati ya WhatsApp hahiye abantu bose baravuga bati rwose Rocky yadohotse yakoze igikwe ifoto yateye ivi n'umugeni mu kanya rwose bameze neza ibyo bintu ntago byumvikana neza ko umuntu ushobora kuba yarazanye imvugo ari nawe creator wayo avuga ngo nta gikwe indirimbo ya Meddy yasohoka y'ubukwe ati yadohotse ubwo noneho nawe agahita adohoka ariko abanyarwanda bajye babyumva neza ubu ngubu waba ukirimo guhinga sibyo ugahita usarura ako kanya ugahita uvuga ngo noneho ngo ejo ndi twari turimo turahinga ngo tugiye gusarura no rero niyo yavuze ngo nta gikwe ntacyo nawe ntacyo yakora ntabwo yadohoka Rocky ntabwo yadohotse none bira nibi nese yadohoka turi kurota twese ariko abanyarwanda ubu nta bwenge bazi nese buri munsi ntwirwa muri video shooting ntugatukane ira ni video nese hari ntuza ariko reka mbabaza ni filmes ubu kimomo kirabiranya hari abantu nka 7 nahita nguhereza urugero mba mfite ku stati zabo nahita mbiboneraho
ubu byabura kunugwanugwa ko Kimomo yakoze ubukwe ngo simbone papa cyangwa yapostinze nkabura kubona Kadafi nkabura kubona Arafat Kaboyi bapostinze icyo kintu kuri state. Ese nabura kubona mu mafoto barimo kuvuga ati hahiye mwabibonye ko twari duhari twadohotse. Ese iriya foto babonye ari kumwe n'abantu bangaye proposal se ijyana n'ubukwe direct ako kanya. Brian utwika ntabwo Brian utwika IGF biriho ntabiriho ntabwo Roki yadohoka nta kudohoka guhari rwose abanyarwanda. Dusubiye nyuma ho gake ntago turava kuri Roki no kudohoka kwe ubundi ako kantu karashoboka mu basta ariko wenda ako kantu ushobora bagakora ko bakora umuteguro ariko atari byo. Ndaguhereza nk'urugero wenda sinzira washobora kuba ufite ubumenyi. Tino yateye ivi. Ibyo ngibyo abanyarwanda se ntago babizi. Bavuze ngo yateye ivi. Ako biragaragara n'amafoto arabona n'amafoto arahari. Ariko se turaje kumenya yuko ari filime. Rezo ngo Seti na Nyabitanga ntago twababonye mu ntuza. Ntago twabonye barimo muri Zubi Comedy barimo kutwereka ngo ubukwe bwa Seti ngo Junior yabasuye ngo afite ngo abifuriza urugo ruhire kandi ari intuza benda gukina. Tubyitwaremo guta abanyarwanda tureke gushyuha. Twebwe sikira abastari bacu ibihuha biravuza ubuhuha. Tuzabwirwa n'ikirero ko ari ukuri ibyo tuzabwirwa ibyo ntuza ibyo Kamisha avuga ibyo Kamisha yavuze birimo biragenda bigaragara. Yaravuze ngo ibihuha biravuza ubuhuha. Urabyumva ukabyumvira uzasenyera baracya bagashyuha umva byacitse biba byacitse. Uburiya nk'umukunzi w'ira mukobwa bibonye akabona amastati kuntu ameze bavuga ko Roki yadohotse ashobora kwita avuga ati byarangiye akarara niba ari n'uwiyahura babandi bafite imitima yo kwiyahura ugasanga agiye mu kagozi. Okay, papa ya Roki ubona ari iyihe? Papa ya Roki nyine mbere na mbere bavuze ngo tugiye gusohora ikintu gishya. Hari ingufu zisabwa kugira ngo icyo kintu kize kiritura. Urumva? Niba rero bavuze bati wenda tugiye gusohora indirimbo nk'ubu muri iminsi hari indirimbo iri mu ruganda itaraza ya social mura na papa cyangwa ushobora gusanga nawe bashutindaga wenda simbivuze ariko ushobora gusanga ari reka twitse muri studio papa cyangwa niwe ufitemo indirimbo itarasohoka wenyine ko cyari ukomeje. Papa cyangwa niwe nkomoje kuko video twabonye avuga ko nta kudohoka kandi niwe umuhanzi runaka ari muri studio kandi tuzi ko adasohora audio na video. Ushobora gusanga iri ari shoot wenda barimo gushutinga iyo ndirimbo nshya tukazabibona. Niba atari byo ubwo nyine ndabansinzwe ariko gihe ni prediction yanjye ndayitanze kuba kunzi bayawe iki kiganiro. Ni option ufitemo yonyine yuko ari yo mpamvu. Nge ku busesenguzi bwanjye n'amakuru nakuye hehe mu bapampe. Urumva mu bapampe hirya no hino kuri abantu babagira ari aba celebrities bakomeye. Biragaragara yuko Roki atadohotse ahubwo ari video y'indirimbo igiye kuza bakaba yitwikiye rero. Mu bapampe nta mupostinze. Ese mu bapampe nta urakora ikiganiro wenda interview ahantu wenda avuga ko ikirori cyari kimeze. Indirimbo itaraza. No iby'indirimbo bibiretse. Iby'indirimbo y'ubukwe nka ya indirimbo itaraza none se iyo ndirimbo itaraza urumva bajyahe. Riga ujye umenya ngo iyo ufite ikintu urimo kubaka uhari icyo ukora bitewe n'ikintu ujya. Niba hari ikintu kiri mu ruganda kibitse cyenda kuza kuharimbura. Ujya kubona wa muntu nyiracyo yahageze. Urumva? Bruce Melody nda gusohora Bado. Uri ku kuntu byagenze. Ari amajwi ya kera yaraje aratwika ngo yikomye Medina de Beni ngo ntibashoboye ngo ni ushoboye. Barayagara abanyarwanda batari ko Bruce Melody warasaze abakubita Bado barahumiriza. Baraceceka. Bari gukubura inzira zabo. Barimo gutegura inzira zagutse. Barakubita baragenda. Ese uko byumva iriya ari amafoto turi kubona no tu video ni behind the scene. Ni amafoto ahubwo y'intuza wenda ya shoot kuko banyarwanda cyangwa se Roki none Roki reka mubazi niko umugeni wambaye ayo mantuza ayo marinette ameza aricyo yewe Roki we ese kutubesha asundi rumutare pare yarari hehe pare yarari ko tutamubonye marene yarari hehe koko ni ba Kadafi na papa cyangwa habura umuntu kwambarira ko umusaza wanditse ingofero. Ese muzehe nta nubwo wamupostinga nibura ngo tumubone cyangwa se ngo tubone na Junior papa bubu na cyangwa tubone ndimo
niko mwanafu uri umutahira watashye amakwe menshi uzi ibigezweho abageni bangahe bambara ziriya rinete ni mbarwa ni Rocky wenyine hari undi se ni Rocky wenyine nta gashya Rocky wenyine nta gashya wenda birashoboka ariko se koko ubukwe bura n'umutaramyi ko ari inshuti nabaje se ntore na bamasamba habuzemo n'umwe nibura tubona ngatubwiye ati igitaramo nabuzemo cishwa n'irungu ariko se ese Samusure Makuta nk'inshuti ye MC tuzi mu Rwanda ko tutigeze tubona avuga ati rwose igihe cyagenze ariko wenda ku bantu bari ku mafoto na muri la video bigaragara ko ahubwo Rocky yubahwe yakurikije amabwiriza yaheze yaba agomba kwitabira none se bande ninde wabonye wundi utari n'uriya mukobwa abandi se ni bari he nyine none se ubukwe leta isohora amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ivugurura amantuza ari amabwiriza inama iterana baravuze ngo ubukwe nubwo abantu babiri gusa ese mwanafu hari idini na rimwe rishobora kuba ryagushyingira utagiye mu murenge hari rimwe rihari ryagushyingira utagiyeyo wateye ivi urumva irihe YouTube Rocky hari umurenge wewe twabonye YouTube imaze gushyingira reka nkubarira abageni sibyo yashingiye Seti wo muri Zubi Comedy ishingira Tino none tayari Rocky aradohotse nta murenge simushingiye uravuze ngo nta murenge YouTube ni rwo rusengero rwonyine n'urusengero rukomeye idini rikomeye cyane rifite urusengero rwiza rushingira abantu batanyuze mu murenge abantu ntibariyoboke ahubwo bakobwa tudohokere kuri YouTube none niho bari kudohokera none se ko mu murenge bya barimo kudohokera aho ngaho nukuvuga ngo rero Rocky rwose ubwo ibyo ngibyo nizere ko abanyarwanda ubwo bidatinze ubwo indirimbo ushobora gusanga nta n'imisi ifite ese hari amafoto yo gusaba no gukwa ntayo none se ngiye ndakubwiye ngo kuri YouTube niho hantu hambere haba ubukwe bw'akatarabona tubwire ukurikije amakuru maze kubona yabereye mu rusengero rwa YouTube tubwire imihango ubona iba umuhango wa mbere ni ugutera ivi wa kabiri ni ikanzu n'agatimba n'ikoti direct ako kanya barataha mu rugo vuba barataha mu rugo buri umwe ajya wundi akajya iwabo tayari bakabura banye ubukwe bukabura rangiye ahubwo se abantu aba YouTubers ko mutantekerezaho ariko YouTube irakomeye cyane irakomeye gute rero irakomeye uziko hari mu minsi izi none se umuntu ashobora gutwita kuri YouTube reka mbabwize kuri n'abatarayibona umuntu azatwita amezi 10 cyangwa umwaka urangire ngenda bibabwiye bazaba babireba simbuza ngo byarabasengera ariko bizaba ubasengera ntabwo nzengera kuri YouTube ariko kuri YouTube habira ibintu byinshi wahanura reka nkubwire kuri YouTube kuri YouTube wahanura nyine si urusengero se nanjye nsengero si homde ruvuga ngo icyambere haba amasezerano ya rurangiza umuntu agasinyira miliyoni 200 imbere ya kamera wowe tugiye kujya urumva tutanga n'ingero urugero rwa contract wabonye arya ni miliyoni 200 ni super manager na Speranza Group Limited ubwo ntuje muri metero 18 mugani w'abanyamakuru b'imikino ubu ntuje kwiteza nawe oya super manager ariko yari yasinyiye yanakubwiye ngo kontara zirahari z'imiriro ziba zitwika urumva super manager yasinyiye miliyoni 200 sibyo bitandukanye ugurwa ngo super manager ni umuntu ukomeye cyane mu Rwanda kurusha na debeni kuko araza akasinyira 50 cyangwa 45 urumva super manager ukuntu ameze ni umuntu ukomeye cyane nuvuga ngo rero YouTube ni ikintu gikomeye cyane nakubwiye ngo ushobora gusanga umuntu azatwita umwaka ukarangira abantu bakabana tugategeza umwana tukamubura okay urebye uko biri kujya bigenda tugiye nko kuri Tino suite yabaye ni filme byavuzwe nibyo ngenderaho je ntabwo njya kure y'ukuri bavuze ko ari filme barimo kugira bendaga gushyira hanze noneho basohora amafoto ko Tino yadohotse yakoze ubukwe sibyo Seti na ntuzana nyabitanga twarabibonye ko ari ntuza bendaga gukora ari movie bendaga kuzana y'ubukwe cyashya na fofo dance yes yateye ivi bamutereye ivi
ntitwamenye ko byaragiye. Yes, just nyine ibyo byose ni urusengero rwa YouTube rubikora. Ni idini rya YouTube niryo ribajyana mu rusengero rikabasezeranya ubukwe bukaba bukarangira, yakayakoze ubukwe na Keza bafite ubukwe bwarabaye turabufite. Urumva kuri YouTube urahari, sibyo? Urugo rwabo busahizi baranatwite, ejo ndashaka gusanga bazibaruka, sibyo? Gusa twebwe reka twitege turebe ngo muri urusengero rwacu turimo abasengeramo ni bande. Baza mu rusengero baje kureba gusa ibibera mu rusengero, cyangwa baza mu rusengero bafite umumaro. Bantu muza nibura iyo haje iyo saga ikagenda gutyo, iyo umuntu ari tuye hanze umuzigo murawureba ntimukritike, cyangwa ahubwo murawureba mukavuga ngo kuki mwatubeshye. Okay, mwanafunzi kopi, reka no twinjire nka mwanafunzi kopi. Nk'umuntu ubona ibibera muri runo rusengero. Bari abantu bashobora kuba harimo nawe nabo ukurikirana hafi, ushobora kuba ari n'inshuti zawe. Nyuma yo kubona uburyo bigenda n'ibiri kubera muri uru rusengero, cyane bigakorwa n'abo ba sitari, situzi icyo baba bagamije. Wenda ushobora no kukimenya wese mbizi nawe uri umusitari. Tubwire nka mwanafunzi kopi, niba nta cyegeranyo urabikoraho, nta bushakashatsi urabikora, utubwire nka mwanafunzi kandi mu ijwi rya mwanafunzi. Hore wumve, reka mbanze nkubwire uru rusengero ikintu mbere yuko ndugarukaho, urumva? Hazaza part 2. Mbere yuko ndugarukaho nzarugarukaraho ari uko maze ndimo ndahiga pasiteri warwo, niwe muntu ukomeye cyane. Naho abandi barabeshya uvuga ngo pasiteri arakomeye kuko arimo arabasezeranya cyane, urumva, ku ngufu, agatanga n'amabwiriza bakayoboka. Ndagira ngo mbanze menye pasiteri cyangwa se abantu n'abadiyakoni. Byibura nimara kumenya abadiyakoni bakusanye na pasiteri, nzane n'intuza n'ibyo bikorwa bakoze, mbahuze mu cyegeranyo mu gice cya kabiri, none twabonye n'umwanzuro waroki kuko niba yadohotse cyangwa atadohotse bigende neza kabisa. Ubu ugiye kuneka niba Roki ari kurara n'umugore cyangwa ntabwo ari ukuneka, ngiye gukusanya neza amakuru. Ugiye kureba niba ari kurara yambaye ubusa cyangwa ari kurara. Uko mfite se kamera ziriyo. Kwande? Ngweki amakuru yose arahari, wowe abantu batangiye ubu baraje batangire bangendere kure, ntabwo mbuze ko mbagende inyuma na kamera. Ibizi biti urabizana kuri yawe TV ryari? Nakubwiye ngo reka genda ndabanza ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo nzakora iki, ahubwo ndavuga ngo ngiki. Uno kuvuga ngo reka intuzi irangire, indirimbo ya Soshomura na Papa cyangwa isoke, nisoka tukayibona nzayitanza mbere. Niho ruzingiye. Ni aho ngaho niho ruzingiye. Okay, mwanafu, tugana ku musozo. Ibintu biri kuba muri showbiz yo mu Rwanda. Runo rusengero rwa YouTube, ni wowe muntu wa mbere uvuze ko YouTube ari urusengero. Ese YouTube ntabwo iba mu Rwanda gusa, iba n'ahandi. Social media zirahari n'ahandi. Ese wenda bishobora no kuzaza mu cyegeranyo simbizi. Bizaza. Ese hari ahandi ahantu hashobora kuba haba ibikorwa nk'ibi ngibi muri social media hatari mu Rwanda? Cyane. Urugero? Cyane twagiye tubona nabonye muri post zatambutse muri Tanzania Alikiba yenda gusohora indirimbo yitwa Salute, ari kumwe na Rude Boy, bavuga ngo Alikiba ngo yagiye mu gisirikare. Urumva? Yageze mu gisirikare, yabaye umusirikare ngo yambaye n'imyenda. Tanzania harashya, harakongoka, natwe bitugeraho. Urumva? Utaruzi ko hari indirimbo iri inyuma, yabyemeye ari ukabonye indirimbo ayibonye ahita amenya ko ari indirimbo bashutingaga. Ariko amafoto yacicikanye icyo gihe, post zo muri Tanzania zagaragaza yuko Alikiba yageze mu gisirikare cya Tanzania. Aho kibazo ukuntu umuririmbyi akoze kose mu gihe kingana n'umunsi bikagushobera. Urumva? Ngira ngo ubona saga ihoraho ya Diamond n'umugore we, yatandukanye na Zari yaje kumureba, abana be byagenze gutya, noneho Zari yavuze ko atazongera kumuha abana, yagiye gusura abana. Ntabwo Diamond afitanye umubano mubi n'uwo babyaranye, sibyo? Ahubwo abashobora kuwugirana mu rusengero rwacu hano dusengera mu rwa YouTube, cyangwa se muri ntuza mu bitangazamakuru bitandukanye. Hanyuma twebwe tukajya kureba ikintu agiye kuza, tugira amatsiko ikintu kigiye kuza, tukakireba dushishikaye. Uravuze ngo ni imiteguro itegura ikintu gishyashya kigiye kuza. Bivuze ngo iriya ntuza, iriya saga
bivuze ngo saga yose ibayeho muri showbiz haba mu Rwanda cyangwa se muri East Africa no muri Afrika no ku isi hose ifite ikintu itegura, urumva, bivuze ngo nta na rimwe izigera ibaho ngo habura ikintu kindi cyiza kiherekeje. Intu za saga itandukana rya Irene na Vestina na Dorcas, icyayikurikiye mwarakibonye, twarakibonye kwa cano ya Irene yari imaze kuba gutya yuzuye ifunze, nyuma icyakurikiyeho ntimwakibonye se amasezerano yayisaba. Okay, nk'ijisho rya mwanafunzi ni byiza ku bakiriya ba YouTube cyangwa ku bakunzi ba YouTube babireba, cyangwa wenda hari aho bibabangamira mukunda? Abakiriya abakunzi ba YouTube ntabwo bukwiye kubabangamira pe, ahubwo bakwiye kumenya yuko YouTube ntabwo ikoreshwa nko kuvuga ngo ni ukuvuga amakuru y'ukuri gusa cyangwa no kuvuga ibinyoma gusa, ahubwo ikoreshwa mu buryo bwo kugira gute ni leisure, sibyo? Abantu bagomba kuruhuka kandi bakamenya n'ubwenge. Niba umuntu abonye Rocky bavuga ngo yadohotse akaba atadohotse, ntabwo bukwiye kumutangaza ko atadohotse, ahubwo agomba kubanza kumenya ngo ese ibi bintu birimo biravaye birajya hehe, bigenze gute, ko iki bigenze gutya, sibyo? Icyo ngicyo kikaba ari cyo cyiza, kuko nese ntujya kubona ukabona ngo umugore ngo ujya kubona ukabona ngo yango yakuriyemo imyenda y'imbere ku murenge, sibyo? Waraba video ugasanga n'ubukwe kono ntaho bihuriye. Byo nyine iyo ntuzi iyo title yonyine ushobora kugukura kureba kiganiro, ariko ukirebye ntekereza ko abantu batinyuka kuza gukomantinga hasi ngo mwatubeshye ni bakeya, bamwe barakira ahubwo bagasaka bavuga ati mba courage. So rero nukuvuga ngo niba ariho hantu hashobora kuva umusaruro, abatwika nababwira iki? Niba shaka bazafata umwanya barwana, ariko nibura umusaruro barimo kurwanira ugire gute ugaragare bawubone. Bivuze ngo umuntu ntagatwika avuga ngo ngiye gutwika, atwikira ikintu kitari bugira umusaruro, ajya atwika ariko avuga ati ikintu ndimo gutwikira gifite umusaruro, kifitiye umumaro, gifitiye n'umumaro abandi. Cyane kuko niba wenda Rocky wenda arimo gutwika atwikira iyo ndirimbo, nisohoka ni kwa papa cyangwa n'umupampe we, bizagira umumaro we n'abafana be bishime ko babonye iyo ndirimbo. So rero nta kosa ririmo, kandi na YouTube byagiyeho iyo nshuti ya Rocky bayinjije, niba yinjije nta kibazo kirimo icyo gihe ubonye umusaruro bwatutse kuri ya nkuru yavuze. Kandi na Rocky mpamya ko wenda niba ari bavuze ngo ni script yo izagaragara mu ndirimbo, nawe byo byose nakazi, kuko icyanze cyo nabo kwa ntuza kwa Irene inkuru iriyo rwose bavuga ko yadohotse, nayikurikiye neza cyane, urumva irimo na Rocky rwose abivuga ati nadohotse, ibintu nk'ibyo ngibyo akabiseka, ariko mbere yuko nanone bivugwa ugakurikirana za mvugo zagaragaza muri film, urumva ati umuntu w'umusaza ufite ubwanwa, ikintu cy'ikigabo kikicara imbere y'umukobwa yisadunda kigatera ivi kikarira, urumva nazo umuntu wavuga gutyo urumva yadohoka, nawe gapfa kudohoka vuba. Ese ugiye muri societe nyarwanda no mu muco nyarwanda, ubona nta kintu ushobora kuba byakwangiza mu gihe kizaza kuri uwo muntu wakoze ibyo bintu mu mishakire ye cyangwa mu rukundo rwe rw'ukuri? Ntacyo byamwangizaho, kuko n'ubundi mu basitari dufite abemera ko afite abakunzi n'imbarwa, nanjye wimagine nshobora kuguhakanira. Nawe uri umusitari, urumva ufite umukunzi, urumva sibyo? Niba rero umuntu ashobora kuza imbere ya kamera akavuga ngo nge nta mukunzi ngira mufite, bakundana tubabonana buri munsi kandi bagakomezanya, rero tukabona bazanye ubukwe kandi yakurikiranye icyo kiganiro, rero tukabona bazanye ubukwe. Ntabwo itangaza kirimo kuba umuntu yaza agatwika ntibigire icyo bihungabanya ku muryango cyangwa ku buzima bwe. Ariko reba uri mu ishusho uri imbere y'umukunzi wawe kumubwira ko uri mu kazi, gatse buryo cyagenda nakwihakanye cyangwa none se nashingiwe na Rocky. Ngereka nkubwire nasinye kontara y'amafaranga ngatagira ingano, urumva ndayisinya kontara ifite n'impapuro n'ikaramu, urumva abapampe teguraka. Nagiye mu ntara abantu bansamira hejuru atizana amafaranga ukuye muri kontara, ariko nta kontara yari sibyo? Nicyo gihe niseguye no ku bantu bansagariye rwose bambaza amafaranga ntawe nayo nifitiye, ariko niba nshobora gutwika gutyo se ko ntahungabanye, nta wanyishe, ntacyo nabaye, inkuru iraba ikarangira amasaha yayo ikarangira, nta muntu uza rwose kuvuga ibindi. Ikibi nuko yaba ari inkuru izahora abantu bahora bayivuga, ariko iraba ikinjiza ibyayo ikagenda, hakaza n'ikinjiza ibyayo ikagenda. Keretse uwo muntu akomeje avuga ngo naradohotse agakomeza bivuga, niwe byateza impagarara abantu bakavuga ati nyamara ushobora kuba usanga uyu muntu atari seri, ariko iyo ari inkuru yabaye ikarangira, Rocky se ntabwo yadohoka, icyo kintu cy'abantu bakimenya. Okay, mwarafunzi dusoza dukomeze muri uyu mujyo
wo kudadohoka. Oya nta kudohoka nese amafaranga naboneka tuzadohoka. Nje nzadohoka naboneka. Aha azabonekera. Sha nzadohoka mbabwire ntiseze kuri gengo nkoze igikwe birarangiye. Ubu nawe hari umwana ushobora kuwusenya umutima avuga ati urize ko burya nta gahunda. Musenya nta gahunda nese gahunda ntajo teme inzari gutema amarasha. Ibyo bintu mujya mu byumba sinjye mwitena yarabivuze. Urumva ngo nzi ko nta rurabo rutoha rutuhiwe. Nzi ko akazi kubu kabonwa n'ugirize gute. Nzi ko nta rurabo rutoha rutuhiwe. Nzi ko akazi kubu nakabonwa n'uwo zagize gute. Urumva ngo naho wankunda nge sinagukunda ntajo teme. Inzari gutema amara. Rukundo we. None si ubwo ngubwo jewe ntabwo nabura rwose nabwiriwe ngo nguhamagare wa mukobwa we. Ntibishoboka. Ntabwo naba ndimo kurwana no kwishyura inzu randi road amagaze hejuru ambwira ati hanze ngo mbone umwanya kujya kumbwira ngo ndagukunda gute se ngomba ro kubanza nkakora amafaranga namara kuyabona nkabona kudohoka nkakora igikwe nkavuga ngo ndasezeye ngiye kumugabo birarangiye. Okay, ushingiye ku kiganiro twagiranye ushingiye kuri hano hanze ushingiye no kubiri muri wowe gira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV ariko tubibutsa ko mwanafunzi tubibutsa ko izo nkuru zose mwumva hari abantu badakunda wenda bakunze kuvuga ngo ashaka guhisha ngo abanyafrika cyangwa abanyarwanda ngo abahisha mu nyandiko byarahindutse ubu ngubu twaje gusanga revo cyangwa wenda urwego abanyarwanda tugezeho umubare w'abantu bize wariyongereye bisone ngo ntago wagera ku rwego rwo kuba wagira imanite ugire na lisansi umubare w'abantu bize amashuri bariyongereye udakunda gusoma rero twabonye YouTube gusa idahagije ubu hari na yawetv.com website bajyeho basome inkuru hari inkuru muzabona musome musange zitari kuri YouTube hari inkuru nyinshi zitajya kuri YouTube zijya mu nyandiko twabagirire kuri iyo ngingo hari agahe bagende bashingemo basomeho bacurure biraryoshye rwose badohoke kugusoma rwose nibagende kuri yawetv.com basome nibarangiza rwose bajye batanga n'ibitekerezo kuba bikenewe cyane. Okay, ngaho gira ikintu ubwira abakunzi ba Yawe TV n'abakunzi bawe muri rusange. Abakunzi ba Yawe TV n'abakunzi banje muri rusange mbere na mbere mugomba kubanza gukora subscribe ntukarebe ikiganiro gusa ngo unyureho ugenda cyangwa ngo wibagirwe kugisharinga niba ubonye ikintu kigusekeje cyangwa kigushimishije hari undi muntu nawe cyasetse musharingeho icyo kintu akirebe icyo cyo kizateza imbere Yawe TV kandi nitera imbere tukagera ku rwego kurebwa na miliyoni 30 cyangwa miliyoni zingahe burya biba bigaragara yuko twagize gute tuba twakize sibyo rero no kuvuga ngo nta buri muntu wese twese turakeneranye akeneye kumva icyo kintu cyiza nako dukeneye kumuha ikintu cyiza kugira ngo tubone yuko icyo kintu gifite umumaro nagire gute na sharing abwire n'abandi bagire gute baza badukurikira hanyuma dufatanye tuzamukire hamwe natwe nk'abandi kunkurikira ni kuri Instagram ni MC kabuhariwe MWANAFUNZI tukaganira aho ngaho n'unyandikira ukabona WhatsApp yanjye nta bindi bintu byinshi birenze Yawe TV hejuru cyane abantu baherereye muri za Sweden abantu bari muri Canada abantu muri Amerika Aziya muri Afrika y'Epfo abantu bari muri munce za Australia abantu bari hariya mu Budage no mu Bubiligi cyane abo bantu bose tuba tubabwiriye ngo tuba turi kumwe 5 kuri 5 mujye mukomeza mukore kunzogera kugira ngo ntihagire inkuru ya Yawe TV ibacika murakoze cyane.